ati nishimiye kuba ndi mu Rwanda mu rugendo rwanjye rwa mbere kuva nagirwa umujyanama mukuru ushinzwe Afurika. Ntabwo ari uruzinduko rwanjye rwa mbere mu Rwanda, muri iki gihugu cyiza cyane. Ndashaka gufata umwanya wo kwibuka ibihumbi by'inzirakarengane z'Abatutsi, abagabo, abagore n'abana bishwe bunyamaswa muri Jenoside. Twifatanyije n'abarokotse twibuka ku bikorwa byaganishije ku byaha ndengakamere, kandi turibuka Abahutu, Abatwa n'abandi bishwe barwanya Jenoside. Aya ni amagambo yavuzwe n'umujyanama mukuru wa Trump ushinzwe Afurika, Bwana Masadi Barus, ubwo yaganiraga n'itangazamakuru kuri uwa 9 Mata 2025 ni ku Kacyiru kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Mu mvugo ye yongeye gutsimbarara ku buhezanguni bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arenze ingohe rwose nkana imvugo iboneye kandi yemejwe n'umuryango w'abibumbye, maze avuga ko we n'igihugu cye rwose bibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko ati twibuka Abahutu ndetse n'Abatwa. Uyu Munyalebanone wavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubundi asanzwe ari umucuruzi udasanzwe, ndetse akaba yihariye ijambo kuri Perezida Donald Trump uriho ubu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi uyu akaba nyine ari ba mwana we, kuko nyine ari sebukwe w'umukobwa wa Donald Trump witwa Tiffany Trump, umuhungu wa Masadi witwa Michael Bruce, bashakanye na Tiffany Trump muri 2022. Imyaka 31 irashize. Amerika yaranze rwose guhindura imvugo yayo kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, nubwo izukuri ahanini kubera igisebo imaranye igihe nyine cyo kuba ntacyo yakoze ubwo ubugizi bwa nabi bwabaga mu Rwanda, igakunja amaboko maze ikarebera igahunza amaso yayo n'imbaraga zayo. Abayobozi bayo basimburana umwe ku wundi, ariko politiki yayo ntigihinduka. Byageze naho wari mu Rwanda muri Jenoside yakorewe Abatutsi agera ku buyobozi agatangira kuvuga ibitandukanye n'ibyo yabonye we n'amaso ye, kandi yaranabivugaga ashize amangamire yuko abujyaho. Umujyanama wa Trump Masadi Barus kuwa 3 yaganiriye n'itangazamakuru mu Rwanda nyine nyuma yo kugirana ibiganiro na Perezida Paul Kagame byagarutse ku bibazo by'umutekano muke mu karere n'ubufatanye hagati y'impande zombi. Ubwo yageraga mu cyumba cyabereyemo ibiganiro, yahise nyine hatangira kuvuga ibyo yaganiriye n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame, kugeza aho bari byiza cyane. Umurebye rwose ku maso ukabona atandukanye n'abandi banyepolitike ba Amerika, ukabona ko isura ye isa n'iy'umuntu rwose ucisha make. Iyi mvugo ya Burros si nshya, nyuma nyine y'uko Amerika yanze gukoresha umubare nyakuri w'Abatutsi bishwe muri Jenoside, igatsimbarara ku bihumbi 800 byavuzwe na Generali Romeo Dallaire mu 1994, ariko yarimo agenekereza. Yatangiye kotsa igitutu ibindi bihugu ngo abe ari wo mujyo bifata nyine. Bimwe byarayumvise, gusa Loni iza gutangaza rwose ko umubare wemewe kandi mu Rwanda ibyabaye ari Jenoside yakorewe Abatutsi, kuzana mwandi moko ko biba ari ukuyipfobya. Amateka agaragaza ko nta na hamwe mu Rwanda Abahutu n'Abatwa bigeze bahigwa kugira ngo bicwe kubera ubwoko bwabo cyangwa uko bavutse n'uko basa. Iyi mvugo ya Amerika iyikoresha ku Rwanda gusa, ariko urebye amateka ya Jenoside mu isi hose, nubwo yakorewe Abatutsi yihariye cyane ko yakozwe na bene gihugu cyangwa se Abanyarwanda bari mu gihugu kimwe bica bagenzi babo. Ntabwo iki gihugu rwose kijya gihirahira kizana ibi bintu byinshi kuri Jenoside yakorewe Abayahudi ikozwe n'Abanazi. Nubwo Abayahudi aribo bari bagenderewe muri Jenoside yabakorewe mu mugambi w'Abanazi wo kubarimbura, hari abandi bishwe rwose ku mpande za politiki ndetse n'impamvu nyine zijyanye n'iby'ubutegetsi, impamvu z'uruhu n'izindi mpamvu zitandukanye. Abo barimo Abaroma barenga 200,000, abafite ubumuga barenga ndetse 275,000, aba bana bahuje igitsina cyangwa se abalesbiyene n'abageyi, abo bwoko bw'aba slaves, ndetse abahamya ba Yehova n'abanyepolitike batavuga nyine rumwe n'Abanazi, n'abandi bazize imyemerere yabo bwite itahuye n'iy'Abanazi wari buyobowe na Hitler. Gusa nubwo abo batari Abayahudi bishwe, ntabwo rwose babarwa nk'abazize Jenoside yakorewe Abayahudi, kuko nyine ubwayo yisobanurwa kandi ikisobanura nk'ubwicanyi nyine bwakorewe Abayahudi bukozwe n'Abanazi bashaka kubarimbura ngo bamareho ku isi.
umujyanama wa Perezida Donald Trump yabaye nk'abandi bose kuko nyine imvugo yakoresheje yavuze jenoside yakorewe Abatutsi, ati twibuka Abahutu ndetse n'Abatwa. Amafuti y'umugabo ngo nibwo buryo bwe. Uyu mugabo ushobora kuba waba umwe mu benshi yasobanura imyitwarire y'Amerika ku Rwanda iyo bigeze kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Mbese kuki Amerika yahisemo gufata uruhande? Uwahoze ari ambasaderi wa Amerika muri Loni, Kelly Craft, yigeze kuvuga ko igihugu cye kitishimiye uburyo ibiganiro byaganishije ku mwanzuro wo guhitamo inyito yitwa jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 byakozwemo. Icyo gihe yavugaga ko igihugu kibona ko gukoresha imvugo igaruka gusa ku kuvuga jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ari ukwirengagiza uburemere n'ingaruka iyi jenoside yagize ku yandi matsinda y'abantu. Imvugo ye isa n'iyivuguruza kuko bitajya bivugwa na gato iyo bigeze kuri jenoside yakorewe Abayahudi nk'uko twabivuze haruguru, kandi nyine nayo yarahitanye abandi bantu b'ingeri zigiye zinyuranye nk'uko twabivuze. Muri Mata mu 1994 abahigishwaga uruhindu mu by'ukuri bari Abatutsi gusa, hagamijwe kubarimbura nta n'umwe usigaye. Abahutu cyangwa Abatwa baba barishwe ntabwo bazize kuba ari Abahutu cyangwa se ngo bazire kuba ari Abatwa cyangwa bo mu bwoko nyine, bazize ibitekerezo byabo bamwe, ndetse yewe abenshi babaga baganisha ku kudashyigikira iyicwa ry'Abatutsi cyangwa se bakazira nyine ubugizi bwa nabi n'impanuka n'ibindi byashoboraga gutera urupfu, nko kuba umuntu yakandagira kuri mine ikamuturikana ndetse n'ibindi bitandukanye. Umugambi wari uhari rwose wari wo gutsemba no kurimbura Abatutsi ku butaka bw'u Rwanda. Usesenguye impamvu Amerika yahisemo gufata umurongo wo gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi, wabibonera mu mateka y'uburyo iki gihugu cyitwaye ubwo mu Rwanda Abatutsi bicwaga bunyamaswa. Ku Banyamerika bamwe ibyabaga mu Rwanda byari ubunyamaswa bw'Abanyafurika bakunda kwicana nyine bakabifata bityo gusa, ku buryo batigeze bita ku biri kuba. Yewe icyo gihe mu 1994 yewe kugira no kuba ari umukuru w'igihugu icyo gihe kwa 15 Werurwe 1998 ubwo Bill Clinton yagiraga mu Rwanda bwa mbere, yahuriye ku kibuga cy'indege n'itsinda ririmo abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo gihe uyu mugabo yumvise ubuhamya bwabo biramurenga nawe ubwe, cyane ko hari hashize imyaka 4 gusa jenoside ihagaritswe n'inkotanyi za RPF. Kuri benshi byari bikomere, kandi ndetse kubarokotse byari bikiri bibisi. Uyu mugabo yafashe ijambo ababwira ko yicuza rwose kuba ntacyo yakoze, kuba ntacyo umuryango kandi mpuzamahanga nawe ubwawo wakoze ku guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Perezida Kagame yigeze kuvuga ko imyitwarire y'Abanyamerika itakimutangaza cyane ko mu 2014 yigeze gusaba ko handikwa ibaruwa ibwira Abanyamerika ko ikwiriye kuba cyangwa se bakwiriye kuba batanga agahenge ku Rwanda mu gihe cyo kwibuka. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru mu mwaka wa 2024 mu magambo ye yagize ati, mu ibaruwa turababwira tuti ntacyo bitwaye, niba mubishaka mwifatanye natwe mu kwibuka. Can you be kind enough? Ariko icyo tubasaba ni kimwe, mu gihe bigeze ku itariki 7 Mata, ese birashoboka ko mwakwifatanya natwe mu kwibuka ibindi mukabireka. Umwaka ufite iminsi 365, muduhe umunsi w'itariki ya 7 Mata mwibuke hamwe natwe, hanyuma indi minsi 364 muyikoreshe mutunenga mu bindi mudakunda kuri twe. Mutandukanye ibi bintu rwose, mwifatanye natwe mu kwibuka ku munsi umwe, hanyuma mufate ikindi gihe cyangwa indi minsi isigaye mutunenge ibyo mushaka. Blaming us every day for everything you don't like about us. Zimwe muri leta z'ubumwe za Amerika hari zatangiye guhinduka zikumva ukuri. Leta ya Texas iherutse gushyira hanze itangazo rivuga amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi ukwiri. Ivuga ko ku tariki ya 7 Mata ari umunsi isi yose yibukaho Abatutsi barenga miliyoni bishwe. Yavugaga ko nk'Abanyamerika bakuriye kwigira ku mateka yabaye mu Rwanda, bagafata ingamba zikumira ko abantu bakongera kubura ubuzima ku mpamvu zidasobanutse zitanumvikana. Guverineri wa Texas cyangwa leta ya Texas, Greg Abbott, yasabye abaturage bose bo muri leta ya Texas kubaha ibihe byo kwibuka kandi bakibuka mu buryo buboneye. Iyi ni Yep TV, nge nitwa Tiyusanze.
nkomeje gukomeza buri munyarwanda wese by'umwihariko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 twese muri rusange duharanira kubaka igihugu kandi twubaka u Rwanda twifuza. Twibuke twiyubaka. Ciao ciao. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye kandi nawe ikanzu ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, njye nitwa Tim Sanze. Ciao ciao nakagaruka.